turyamanye turyamanye urabyumva rero umuntu utera amakora asirezaho hari abantu basinze ugasanga umuntu asinze ibintu byinshi rero niryo somo natangaga Noela Twari twaryamanye ariko simukunda nuko nari nasinze aka kanya ati byarashobora kumbwira nabi atari ukanyanze ahubwo afite umubabaro asinze azamura kandi nanone kuba none yatangiye no kugitwishyura no kuvuga ngo byatangiye gucamo nziza cyane iyo ufite ibintu ukora winjiza nkuko wari ubivuze uvuga utera ikintu nzabona ko nakoze iki yego ndabikunda ni impano yanjye my hobby ariko naninjiza ngira icyo mbona byose birashoboka babandi bari inyuma barwanya urugamba rero ntimuzacika intege turahari turabakunda dufite zabamenya ni filime nziza cyane mukunda dufite nkuko beza seburi koko dufite abantu batandukanye bagenda batugezaho kandi ibintu byiza cyane na comedy zagiye zizamuka no zigenda zizamuka. Niyo mwanya nongeye kubasuhuza abakunzi ba Moriox Media genda ticket twicaye kuri Galaxy Hotel ibihe byiza mukomeze kugubwa neza ndiza ko mwamaze gukora subscribe muri benshi kugira ngo bashe kujya mubona ibiganiro byacu kuri Galaxy Hotel uhasanga service nziza cyane ukeneye icyumba service yose wakenera aha mu mujyi wa Kigali mu Kiyovu niho haherereye Galaxy Hotel ushaka kujya mu ntara ndavuga mu burengerazuba ku Gisenyi ku mazi ugana Galaxy Kivu Hotel gana chic gana TK shop muri chic kugira ngo ubashe kwambara neza amadila meza amavuta meza yo kwisiga ndetse n'ibikoyi byiza byo kwifubika buri kimwe cyose wakwifuza wabariza kuri iyo nimero yo hasi ni ya TK shop. Reka dukomeze rero uyu munsi twakiriye umwe mu bantu bazwi ese umuzi nkande umuzi gute reka banza twibwire mwaramutse neza ndashimira Imana banza wibwira abakurikiye nitwa Billy irakoze nkaba ndi umusore ushima Yesu. Amen. Urakijijwe? Yego. Wakijijwe uri muto? Buriya se ni ubuntu nagiriwe. Abesho bijyanisha n'imyaka. Wavukiye mu muryango w'abakristo cyane? Yego. Ni wakurize uzamuka gute? Billy irakoze yazamutse ari umwana umeze gute mu muryango wawe? Billy irakoze yazamutse ari umwana ujya muri Sunday school gusenga nimugoroba yava kwiga akajya gukora ku rusengero nk'abandi bana akorera mu muryango. Grammaire wanjye ni umushumba mama. Rero niwe wandeze aramfasha ngeraho ngeze uyu munsi bikesha we yava we niwe Billy irakoze ariko abantu benshi cyane nza nemeza neza ko muza kumumenya nka Rwema. Reka duhere inyuma gato duhere kuri story yawe yo muri Rwema turazagugaruka ku bindi biragenda biduha inzira yo gucamo ariko ntibagiye kubwira yuko ari n'umuhanzi w'indirimbo ziramya no guhimbaza ndavuga gospel music afite indirimbo ye iraho hasi muri link yitwa ndakomeye baza kujya muri iyo YouTube channel ye yitwa Billy irakoze ubashe kuyireba. Duhere kuri Rwema ukuntu rero umeze muri Rwema no kuntu umeze gutya ura ntibaguhohoteye ni hatari ariko nyine biriya nibyo bita sinema nibyo bita gukina bakabona ko bishoboye no kuba uwo udasanzwe uri mu buzima bwa buri munsi kandi ukabona ubishoboye. Winjiye muri filime gute? Nari muri fete imwe y'abakozi b'Imana Ben na Chance nari ni fete yari ya birthday ya Chance ngira ngo rero ngira umugisha kuba MC by MC w'iyo event noneho birangira Jannet araza ariko aza yatinze twicarana ku meza y'imirimo muri uko kuganira turaganira gato ndamwe ntako ukuntu uzi gukina filime ati ngewe usanzwe muzi Jannet nari sanzwe muzi kumva namonaga kandi nakundaga ibikorwa bye cyane n'ubundi mubi mu gukina filime turabizi ni ndabizi uri promote numva arambye ikinnye se cyangwa nduganira n'umuntu uzi ngo ni nkuko nakubwira ati buriya mu itangazamakuru rwose mutamfite ntago byacamo rero noneho ndaza ndamubwira ahitanya amafoto yanjye ako kanya nyuma y'igihe nyuma y'ibyumweru nkabingangiye kumva numva aramamaga ngo aka kanya waza ugakina aka kanya ndahagera nkimara kuhagera ndambara ngo niguye umuntu amaye ndi kuri kamera ngo umuntu namonye munigi nuko byagenze rero ndamuniga ariko kumuniga twabisemo nk'inshuro nka 30 kugira ngo turebe ko bikunde se muntu simuzi nibwo mubonye nibwo mbonye sinzi icyo muhora sinzi script ukuntu imeza tuwe gusa munigi nuko rero ndamuniga hanyuma bukeye bwaho kuko basoraga ngira ngo kwa kabiri mbona ntago bisohotse ndavuga ni bya bintu ntago byakunze icyo gihe ndiko ko nanakinyama episode nka 3 umunsi umwe urumva kandi nibwo bwa mbere ngiye gukina film noneho
kwa kabiri ntibabisohoramo ukundi wa kabiri ngira ngo nabwo ntibabisohora ahubwo no kundi wa kabiri coming soon mbona ningiye ujeho ndavuga ni bya bintu byarakoze tu nubwo buryo rero nahise njya muri sinema mu mpanga niyo filime yonyine ufite yonyine no hari n'izindi ngeze gukina nyuma za Ben na Chance nigeze kujya mbafasha muri filime zabo ariko ndi mu mpanga cyane iyi mpamvu rero ubajije gutyo nuko role ufite mu mpanga n'ukuntu umeze njye nigeze kugira ikibazo mbibaza twari turi kumwe kuri shop yawe urabyibutse bibaza cyo tunaga Jannet buriya mutipe mwamuhohotera kuko uritonda umuntu uririmba gospel kumuha role nk'iyo ukina muri Rwema wenda batazi role akina muri mu mpanga yitwa Rwema ni umugabo mubi ni umugambanyi ni umwicanyi ni umuntu ufite aba gang inyuma ye ayobora ngo genda ukora iki ugenda umurangize none ntabwo wabonye script ngo wikange uvuge uti wa ibintu ngenza bishobora bakigwa script ngo irebe ngiye nkunda challenge nkunda kumva ko nyine nkunda ubuzima buhinduka kandi nkunda kugerageza ibintu byose nshoboye kuba nagerageza rero ni ibintu nishimiye cyane cyane ko harimo n'isomo kuko uko ushobora kumbona ariko inyuma yanjye nk'uko bivuze mfite abantu babicanye ni ukuvuga ngo ni isomo rya buri munsi abantu duhura nabo umuntu ashobora kukubeshya ukamubona pe ukagira ngo ni umuntu kandi inyuma afite ibindi bintu biteye ubwoba rero ni isomo rya buri munsi tuba dutanga urankanguye mise mbona ko wamugana ari isomo hari igihe ushobora kwibeshya ku muntu ukabona n'umuntu ukagira uti disi uriya muntu akunda gusenga uriya muntu akunda abantu uriya muntu arafasha ariko behind cyangwa se mu mutima w'imbere afite ukuntu agambanira abantu nihe challenge cyangwa se nizihe mbogamizi wagiye ugira mu gihe abantu babonaga ko ufite role itameze nk'uko umeze umuntu hanze akaba yakujaginga ukundi urumva mu Rwanda ntabwo sinema iratera imbere cyane hari ukuntu iyo umuntu abonye sinema ni gakemera ko ari imikino yumva ko ari kumeze yumva kuko hashize nk'iminsi nigeze kuba ndi ku isoko rimwe mbona abantu barambonye tureba Rwema noneho ndavuga nako abantu reka ngiye kubasuza bahita bariruka ndavuga niba urangira ngo baketse ko mfite nk'icyuma inyuma rero usanga nyine ntago turafunguka cyane ku buryo wumva ko biriya n'ibintu ari gukina araza gutaha biriya n'umwambaro yambaye kugira ngo kine arataha yongere abeho rero navuga ko ari ako kantu nyine ko umuntu ahita gusanisha n'ibyo bintu ukina ariko icyiza ni uko fin de fin birangira umuntu yavanyemo isomo ry'ubuzima kandi dukeneye mu buzima bwa buri munsi wahereye muri gospel wahereye mu ndirimbo zihimbaza wahereye mu ndirimbo nyinshi uri kumwe na Tonze rero namwe uri kumwe na Tonze umunyamateka ndetse n'izindi urugendo rwawe kugira ngo winjiye muri gospel nk'uko gospel wahereye muri Sunday school wavukiye mu muryango w'abaramyi cyangwa se abantu basenga waje kwinjira mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza gute naje kwinjiramo muri 2008 hari abantu twaririmbanaga babaga hafi yo mu rugo noneho rero nkajya mbona bagiye kurepeta urumva umwana wavuye ku ishuri nta yindi woba afite ntari burebe amafilme ntari burebe iki nkavuga reka nijyanire n'abandi bana bangomba ko tujyana rero tukaza tujya kurepeta ntibo byaziye nkabona nanjye ndi kubigerageza babyina nkabyina baririmba nkaririmba bakwigishirijwe nkaririmba bakwigisha ririya nkarimenya nuko ro byagiye biza sanga ndi mu bintu bijyanye n'iyobokamana niko no kuririmba byaje indirimbo ya mbere wakoze ni iyi indirimbo ya mbere nakoze yitwa Ndizera icyo gihe ndibuka neza ko nayikoreye kwa Pastor P na Ezra bakorera muri 2008 yego bakoreraga Kicukiro icyo gihe ndibuka ko twanayikoze bagomba ko twongera tugasubiramo kuko twari twarikodinze niba microphone yari icuramye turongera naho ngira ngo nibwo bari bagitangira bari bakiza turongera nyine dusubiramo kugira ngo turebe ko twabiha yego niyo ngiyo yitwa Ndizera iri kumwe n'indi yitwa Humura ntabwo nabishyize kuri YouTube kuko byo ni byo kumvira mu rugo ugira izo wumvira mu rugo nizushyira kuri YouTube ntabwo ari gushyira kuri YouTube kubera iki iyi niyo inyibutsa ahantu navuye ariko natwe twese dufite aho twavuye kandi yatwubaka ahubwo uyidusangize genda uyisubiremo uyikore bundi bushya uyikorere babyita mastering nziza nzima nshya none twese uyidusangize wenda iyo ngiyo ishobora kuba wamugana ariyo wahereyeho kera itari masterinze neza kandi nukuri nzagasubiramo ntacyo kari gatwaye ariko uzi ko nta muntu n'umwe udafite ahantu yavuye nta muntu udafite imijugujugu yarenze nta muntu udafite ibyo yasimbutse bivuga ngo indirimbo za gospel rero zifite ukuntu zihumuriza abantu niyo mpamvu ngiye kubaza imyaka 2 ni myinshi nta ndirimbo yo gushyira hanze
biteye isoni neza biteye isoni nyine bitewe n'iki nukuri naba nkubeshye nkubwiye ngo ni iki wenda sinzi ko navuga ngo ni n'ubushobozi bwa studio ntabwo bwabuze ahubwo ni kwa kundi ujya mu bintu nyine by'isi bikabanza bikagucangacanga ariko noneho cyangwa ugiye mu bintu byinshi byinjiza akantu buriya sinzi ko kaninjira kuko buriya ikintu cya mbere cyinjiza amafaranga ni amahoro buriya iyo ufite amahoro rero ibyo ndi musanga urwana kandi ibintu byose ubishakira rimwe ntabwo bishoboka kuko nta mahoro biguha bivuga ngo wagiye mu bintu byinshi ariko ubu ngubu ni ukuri mbere ko n'uyu mwaka urangira ashaka gushyira kandi karirimbo hanze wari uvuze ibintu byinshi bindi bitandukanye biduha amafaranga hirya no hino uretse kuba wenda waririmba abantu bakaba bakuze nk'umuhanzi wa gospel umuhanzi wa filime ni ikihe kindi ukora behind najyaga nkora n'itangazamakuru sure yes najyaga mba interior design wo mu mazu y'abantu najyaga ndekora amakwe najyaga nambika abantu najyaga ndoda oya nkashyira abantu imyenda urugero nk'ishati n'iyanjye nikoreye biragaragara ko uri designer mwiza wambaye neza vraiment nagerageza ishati nziza basigaye bita ngo made in Rwanda bivuga ngo umuntu ashatse ishati nk'iyi akaguhamagara akaguha ikiraka wazikora nabahuza n'abantu babikora kuri ubu kuki utabikora ni byinshi kandi nkunda gutanga serivisi nziza ibijyanye na decoration nabyo nuko nzaboza n'abandi bantu nzi neza babikora se imirimo yose kuri kugenda ihuza n'abantu bizagenda bityo ngarutse mu kuririmba cyane sure wow ndanga abantu bagukunda bitege izindi ndirimbo indirimbo na sinema aho niho nongeye kubarizwa kandi tugakora ibintu byiza bivuga ngo ibindi byose biri inyuma stop nashyize ku munzani nsanga ari kwiye guhagarara uhitamo ko umuziki ugomba gukomeza kubera iki umuziki ugomba gukomeza impamvu ugomba kuwukomeza hari ibintu byinshi umuntu agenda aganira n'abantu ubuzima rero ngasanga ibintu byose ntabwo byazira rimwe hari ikintu ugomba kugira gikuru ku bindi mu kanya nabuze nkuganiriza nkubwira ko aka kanya niyo hakora iki kureka itangazamakuru sinzi ko byashoboka byarakunaniye ni ukuvuga ngo rero nanjye ibyo naba njyamo byose byange bikunde stili biragaruka nkumva ndi mu muziki rero niyo mpamvu ngiye kuwusubiramo ariko noneho nkawusubiranamo imbaraga nkawusubiranamo strategy nkawusubiranamo gusenga kwinshi kurushaho guca bugufi kandi nkabona ko bizakunda n'ubundi gusenga ariko urasenga ndasenga ariko nanone ngiye kongera amasengesho kuko ubu nta kibi impugije nta dekorasiyo impugije nta kudoda bimpugije dekorasiyo yikore dekorasiyo igira kashi rimwe na rimwe uzajya tugerageza rimwe na rimwe uzajya ubikishamo gake gake ubikore abantu benshi batuje baririmba gospel batinya ibintu byo kugaragara cyane sinzi niba byumva bakunda kuba inyuma kandi bamaze kwinjira muri ibi bintu bigasaba ahubwo kujya imbere kugira ngo buri wese ambone kuko ahangaha tuhita kuri bose babireba bazi rero umuntu uri muri filime uri no mu ndirimbo aho ugasanga abantu benshi baririmba gospel batinya kugaragara sinzi impamvu ntabwo bakunda nyine kuba kwitwa ko ari abastar cyangwa abacelebrate ni ukubera iki ntekereza ko biterwa n'uko twigishijwe nk'ubu ngubu iyo mba ndahantu hari epfo ubu nabiciye undi mu bwibone unagiye kuvugira kuri mikoro ubu rero ubu ngubu sinzi komenti nzakira ejo buriya bwibone urimo n'iki kujya kuvugira ibintu hariya kandi ubwo tukaba tuzi ko nyine ibintu by'Imana sohora indirimbo bigahita byitwara rwose bikagenda bifite n'amavuta yabyo ubwo rero urumva bino ni ibintu bitangiye kuza byo kuza kutuvangavanga ariko nasanze isi ya none se tugomba kugendana nanone n'uko isi imeze indirimbo abuteganya gushyira hanze ni nk'iyihe ni indirimbo yitwa ngo mpa aka kanya mpuye umunota nkubwire uwo uriwe kuri njye dusubire inyuma gato indirimbo yitwaga haleluya haleluya hale njye imbere njye inyuma nuko ya haleluya ni indirimbo ye nziza yamenyekanye mu myaka yashize nk'itatu cyangwa ine hafi 5 akaba afite indirimbo ndakomeye imaze imyaka 2 akaba ari mu Impanga Series ndetse n'ibindi aka kanya izindi wavuze ko izindi filime wagiye ukina nyuma yaho uramutse ubigize umwuga nizihe role wumva
zakuryohera kuzikina? Ni role yose yubaka, role yose ifite message nzima. Uko nk'ubu ngubu urugero hari role nakinanye na Noela, dukina turyamanye mu gito, urabyumva rero umuntu utera amakorasi rwose gukina ako kantu ariko birangira amubwiye ntago ngukunda, akira amafaranga. No kuvuga ngo nari nasinze, twaryamanye ko nasinze, tijangiye kureba nsanga hano hanze uskaho hari abantu basinze amadeni, hari abantu basinze ibibazo, hari abantu basinze kudakundwa, hari abantu basinze ubuzima butavaho buri, hari abantu basinze kwitekerezaho, hari abantu basinze ugasanga umuntu asinze ibintu byinshi. Rero niryo somo natangaga. Noela twari twaryamanye ariko simukunda nuko nari nasinze. Aka kanya tijara ashobora kumbwira nabi atari ukanyanze, ahubwo afite umubabaro asinze, afite ibintu bigiye bitandukanye asinze. Rero naje gusanga ku isi dusinze ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye, kandi bigomba kuvanwaho no kuba twize. Uyu munsi ukavuga ngo isi ijambo tijara mbwiye ubundi arimbwiye kubera iki? Ese ubundi ijambo tijara mbwiye ndavana muri hesomo, niba mbwiye gutya ndabigenza gute, ejo nzikosora gute? Yego. Ako kantu wari ukavuzeho dusubira inyuma kuri ya mijugujugu twaze tuvuga cyane cyane, ngiye nagiye nkorana n'abantu bari muri gospel cyane, bari mu rusengero, bari mu nsengero niko nabyita, ugasanga ibikorwa bakora wa mugani iyo bigiye hanze babyita ibikorwa bya shitani. Ukina role nk'iriya ubarizwa mu rusengero, ugakina role wasinze, ntago babigiraho ikibazo? Ikibazo barakigira, ikibazo barakigira, ariko nanone nekereza ko biterwa nanone n'ukuntu urimo urahaba, n'ukuntu umushumba afungutse mu mutwe, kuba yakumva ko uri murigisha, kuba yakumva ko uri mu kazi ka buri munsi, sikuri sikuteye, nekereza ko biterwa n'ukuntu umuntu aba akuzi. Bivuga ngo wowe ubona nta kibazo na kimwe kirimo? Kuri njyewe nta kibazo na kimwe mbona. N'abagutuka, abaguha komanteri, abatabyakira uko biri, aka kanya wababwira iki? Batandukanye Rwema na Billy. Nababwira ngo nababwira gute, nababwira ngo biramba ndi gukina ni filime. Uriya ni Rwema, uyu nawe ni Billy. Ariko ni Rwema watesheje umutwe Noela, kandi Rwema narashaka umukobwa utamukunda, ariko wowe uko biriya bintu bibaho kenshi urizirika ku muntu utagukunda ufite undi, kandi nawe nyuma ufite ugukunda udashaka. Ariko siko biriya bintu byantangaje. Ejo buri Noela narambwiye ko se Noela reka nkubaza amaherezo yawe kuri Rwema na yawe munda yazise ngo agomba kwiyaraje akankunda. Noela durira kuri nuza nyine twese bagahita badukubita script, umva bankora makeup ndimo ndasoma, hakabwo mbasa nako none ibintu ko mbona none biteye ubwoba, nkasoma nkahita njye imbere nkahita njya kwa acting, nkahita ko ngiye nkunda filime no kureba Impanga. Ushobora kuganira nawe gutya, nkaganira na Noela, naza gushyira Impanga nayireba nkajya ngira umujinya, ugase nk'iki kintu none nakwibuka ko kaya ngira umujinya, kuko niba abantu bambere bantera umujinya ni nkawe. Noela kucya binjajwe agiye kubwira Rwema bitamureba, niba bakame bagiye biramurebaho iki, kwegeye nkumva ndatonganye aho nicaye, hagera bakavuga se abantu niduhure ejo nzasanga Rwema atari Rwema. Noneho hari umuntu wampamagaye ejo bundi aransetsa arambwira ati ariko Billy ni umukunzi w'impanga cyane yitwa Fanny aba muri Suède, arambwira ati Billy atubu Angelique ko muzi Naomi ni umusemuzi, uri umuririmbi, ririya hangana murimo n'iryiki n'ibiriya bintu rero ngiye nkina ibyanjye, nawe simba nzi ko yakinye biri, urumva ntago duhurira ku manuza twese, urumva rero bakaza kubiteranya nkasanga niwe nabwiraga, kumbe nawe ni njyewe yasubizaga, ntabyo tuba tuzi cyane. Bivuga ngo rero ahantu wicaye utanga ubutumwa hatandukanye n'ukuntu umuntu agaragara inyuma. Njye najyaga nkina théâtre mu ndamutsa za uriforo zaje kuba za Radio Rwanda, ariko mu bintu byatumye nari mfite impano yo gukina théâtre, wenda bigaterwa n'akazi kenshi bituma ntakomeza mu ndamutsa, ariko nanone role kinaga role abakecuru hano hanze bakantuka, umubyeyi nkawe bakantelefona bakambwira ngo umubyeyi nkawe uri kwigisha icyo abana, kandi byanjye navugaga niko kwigisha. Noneho nkasubira inyuma nkibaza ku bantu bakina filime
bagaragara ngewe bumvaga ijwi ryanjye abagaragara bo bizagenda biti duhereye hano mu Rwanda dufite abahanzi ba gospel, mu mahanga dufite abahanzi ba gospel bakomeye, no ku isi byanze bikunze umuhanzi wa gospel ufite ukunda, ufite wowe wireferaho. Wumva ari uhe muhanzi wifuza kuba wabwira ijambo, wifuza kuba yagufata akaboko, wifuza kuba mwakorana collabo, wifuza kuba wahura nawe kuri stage? Ni umunyamerika witwa Israel Houghton, n'undi mugabo witwa Donny McCaulin, n'undi mudamu muri South Africa witwa Ntokoza Mbambo. Bose bari mu gospel. Yego. Bakundira iki? Ni abantu nigiraho, ni abahanga cyane. Umuryango wakureze gikristo, ukorera mu mashuri, ukorera muri Sunday school, ugukira mu ndirimbo za gospel, barakuzengurutse, baje kukubona muri filime babyakiriye bate? Babyakiriye neza, uretse ko ntaranamubaza mama maze ngo byagenze gute. Ntago ndicara ngo mubaze ukuntu yabyakira, nambwiye ngo ngiye gukina ati genda ndakina ndahaza ndabimwereka arabireba. Ajya bireba. Narabikunda cyane arabireba. Yero yawe mbi yibaza iki? Akubwira ngo iki? Usko tutaranabiganira. Ntabyo ajya mbaza, urumva nyine arabikurikirana. Ni umuntu ukunda filime nyarwanda cyane. Ewana za Seburi koko barazimetriza, City Made zira zose ntashobora kumucika. Rero urumva bita bigenderamo. Ikintu gusambaza se ntago mwakinye umunsi byagenze bite ntariko nagajya mbaza ngo bizagenda bite cyangwa nta nubwo bibona ngo avuga ngo umwana kucyo agiye mu buriri. Hoya ntabyo ajya mbaza. Asobanutse ashaka kubavuga avuga ati iyi ni filime iri gusoka. Waruvuze harakano komoje uti filime nyarwanda. Abantu benshi bagiye bazigiraho comment cyane, nge nkaba nshima Imana ko uyu munsi filime nyarwanda iraho iri. Wowe uyinjiyemo uyu mwaka cyangwa se umwaka washize, uyinjiyemo usanga hari byagiye bitungana bimera neza, ariko hari abarwanya intambara z'inyuma. Filime nyarwanda benshi bakazita theatre, bakazita umuntu ko ukabona umuntu n'umwicanyi nka Rwema ariko arimo araseka, ntabwo afite serious face nkawe. Aka kanya uritonze, ariko ni nkubona mu mpanga sinumenya ko ari wowe. Uraburakaye ujya kuniga umuntu kwa muganga, ibintu nk'ibyo. Izo comment zijyanye no kuri filime nyarwanda nk'umuntu amaze kubyinjiramo wazivugaho iki? Filime nyarwanda imaze kugera ahantu igera, by'umwihariko Impanga itangiye kuduha akantu. Kuvuga ngo ubu nashaka rwose nkabanzinga ibintu biri safe. Ni ukuvuga ngo rero ni ukuvuga ngo byatangiye kuza kameme, uko byaba bimeze kose byatangiye kuza. Uriya se iyo ibintu byatangiye kuguha akantu se bura ntiba byajera kuko wabikora kose. Byabaye too much kuko hari abashakamo akantu vuba gusumba produit. Abo nibo batwicira. Ariko ikiza cy'Impanga nuko na nyuma yaho twagiye tubona abantu bampamagara benshi bifuza ko nza gukina kuko hari abantu bambonye, ariko mu by'ukuri nakurikira content, nareba ibintu byabo, nareba nkabona ntabwo biri kuri iyo level y'Impanga irimo irageraho. Rero bikaba ngoma ko mireka kuko Impanga ifite ahandi hantu iri kujya, ifite ibindi bikorwa irimo irazamura, kandi nanone kuba none yatangiye no kugitwishyura no kuvuga ngo byatangiye gucamo. Nziza cyane. Iyo ufite ibintu ukora winjiza nkuko wari ubivuze, uvuga utera ikintu nzabona ko nakoze iki. Yego ndabikunda, ni impano yanjye, my hobby, ariko naninjiza ngira icyo mbona. Byose birashoboka. Babandi bari inyuma barwanya urugamba rero ntimuzacika intege, turahari turabakunda. Dufite zabamenya, ni filime nziza cyane mukunda, dufite nkuko beza Seburi koko, dufite abantu batandukanye bagenda tugezaho kandi ibintu byiza cyane, na comedy zagiye zizamukana uzigenda zizamukana imbaraga nka ba Clapton Kibonke. Abo bose ngenda bashimira kuko ntabwo bacitse intege. Iyo bacika intege ngo bavuge ngo bati ibintu by'abanyarwanda birimo ABCD, ntabwo baba barabikomeje, ahubwo baba barabiretse. Reka turebe Rwema mu myaka iri imbere urifuza kugeraho, kuko hari byinshi wakoze, wagiye mu muziki, ugiye muri filime, ufite business nyinshi zitandukanye wagiye ukora, ariko byibuze mu myaka iri imbere urifuza kwibona hehe mu bijyanye na career yawe? Ndifuza kwibona narateye imbere ibyo aribyo byose, yaba muri sinema, yaba mu kuramya no guhimbaza Imana. Ndifuza kwibona ku rwego rwiza, narateye imbere. Ikibiri inyuma uzakora iki kugira ngo ibyo bigereho? No gushyiramo imbaraga buri kimwe no kugiha umwanya wacyo, nkagishyiramo imbaraga, nkaba nzi ko nakirusha ikindi imbaraga, nkaba nzi ko byose ndimo ndagerageza kubizamurana. Ariko cyane cyane kuririmba, ariko turirimbira nyine uzaduha indirimbo turazikeneye nyuma ya Ndakomeye. Watubwiye ngo ya ndirimbo yitwa iyo ngiye gusohora yitwa Warambaniye, ariko ifite igitero kivuga ngo makakanya mu uyu munota nkubwira uri kuri ngewe, yitwa Warambaniye. Ariko nanone tija usiko ndirimba mu makwe, mu bukwe nta makwe aba, sorry, ndirimba mu bukwe. Abantu bakeneye sound, yes, ndirimba live, ndaza nkazana ibyuma byose n'abaririmbyi
tugashyushya ibaraza kabisa. Wow. Aririmba mu bukwe, bivuga ngo ufite ubukwe ukamukenera akaza ashyiraho bande cyangwa se ikindi kirori kitari ubukwe, ushobora kuba ufite indi ceremony yo kwizihiza yubile runaka, ufite indi ceremony ikeneramo iyo bande, ashyira hariya bande kandi wabyumvise ko afite ijwi ryiza. Nuza kumukenera uze gukanda kuri nimero aho hasi, uzajya umuhamagara akubwire uko yakugeraho, uko yakugezaho ibihangano bye ndetse n'uko yakugezaho indirimbo ze zose. Iyi ndirimbo uduha igihe kingana cyangwa ibe yasohotse? Ibyumweru bibiri. Audio na video. Yego, twanarangije audio. Ariko uje kuri Moriox udusezeranyije yuko ibi bintu bizakorwa cyane. Ntudusezeranye ngo ugende wicare abanyarwanda bongere bategereze bavuge bati uyu muntu ko atongeye kuririmba, uyu muntu ko atatuzaniye ibihangano bye. Kandi ikintu ngiye kukubwira, ufite ijwi ryiza, murakoze cyane. uririmba indirimbo zubaka sosiyete. Ndavuga indirimbo nko kuvuga ngo impakanya nkubwire uburiwe kuri njye. Urumva ko ari amagambo buri wese yavuga. Indirimbo wahereyeho nayigutumye turayikeneye kugira ngo babandi bafite uko bihebye babashe kuvuga bati natwe twarasubijwe. Yitwa humura. Ibi byose ni ibintu washyira hanze kandi ukabishyira hanze abanyarwanda bose bakabibona. Dusubiye rero ku mafilime, uri muri filime Impanga, umukinnyi wo mu Mpanga muhura kenshi ukamusanga kuri sene ukanezezwa n'uko agiye gukina n'indi Bahavu. Turora aho si uko mukunda. Oya, nuko duhura kenshi kuko niyo abandi barimo barakina, y'abandi barimo baratinga nawe abahari. So urumva rero niwe duhura kenshi cyane. Ukunda nuko akina rero cyane. She's very talented. Wow, nibyo kabisa ibyo uvuze nibyo. She's very talented. Filime nyarwanda turi kugeza kuri rwego. Yasaze yazamutse, ahubwo nari ndimo ndamucokoza ejo bundi, nari ndimo ndareba filime yo kuri Netflix. Hari agafilime narebagaho, hanyuma mpita se ntabwo twabona Impanga hano. Arande Netflix ntabwo Impanga irageraho, bimeze gute kugira ngo Impanga igereho? Birasaba iki? So rero ni ukuri filime nyarwanda iri kugera kuri rwego kandi irimo irirukanka none kuko abantu barimo barabyumva, batangiye kubyakira. Ndumva ko mu myaka nk'itanu iri imbere noneho uzabigeze ku rwego duhangana, ku rwego rwa Afrika yose tuzaba duhangana kabisa. Abantu bagira gutya bakandika amazina bakaba celebrate, ariko ikintu cyateye cyitwa ikoranabuhanga, social media ziraha, imbuga nkoranyambaga usigaye usanga aha mu Rwanda abenshi bashaka kuzihanganiraho. Sinzi niba ujya ukurikira cyane ibiganiro ugasanga harimo atake, harimo iki, harimo buri kimwe cyose. Ntabwo mbikwifurije bikugezeho wabitwara mu nda kuko urazwi kameme. Uretse gupfukama nkabisengera se. Unakaza hano kuri Moriox akakwihakwera akakwihandagazaho kwera akavuga ati ariko buriya nimukamubone biri hariya, ubundi siwe biri, ubundi niwe Rwema. Ibyo rero byaterwa, nzi neza ko nabikoze. Buriya hari igihe ushobora guhemuka no kuri tija ariko atari wowe utabipanze, ari ikintu cyaje kikakugoba bikaba ngombwa kuhemuka. Iyo uteye intambwe ya mbere ugasaba uwo muntu imbabazi, ibisigaye agasigara urubanza niwe ruriho, ibibazo niwe biriho. Ariko iyo uzi neza ko nta ruhare wagize muri ibyo binaje kuvuga, iyo uje gusakuzanya rero nawe nta n'ubutandukaniye nawe. Se umuntu wakuvuza ikintu uzi ko atari cyo, nawe uraje gusubiza usura utandukaniye nawe. Numva rero ngo washyira amavi hasi, umva nkabwira Imana ngo diringa nawe. Imana ikamigufasha ikabifasha. Ariko n'ubundi wa mugani Imana ijya ibidufashamo twese uko dusenga Imana imwe ijya idufashamo ituzibanganyiriza inzira yacu aho turi kugana. Yitwa Billy Irakoze, jya kuri YouTube channel ye ubashe kureba indirimbo ye yitwa Ndakomeye, turashyira link yayo aho ngaho. Ikindi numwe mu bakinnyi ba filme yavuze yuko we azibanda cyane kuri projet nziza zifatika zigaragara. Ikindi ati Impanga yatangiye kuduha akantu, aravuga filme nyarwanda zatangiye kwinjiza, bivuga ngo buri wese ushaka kujya mu kintu runaka nabanza gitekerezeho agiha umwanya we. Ati byo nakoraga byose ngiye kubireka ngaruke mu muziki ngiye no kuri filime kuko nibyo nifuza guha imbaraga. Abakurikiye Moriox Media, abadukunda, abakunda Billy cyangwa se Rwema muri kano kanya, badukurikiye muri kano kanya, Rwema wabasaba iki? Wababwira irihe jambo? Kuko bimara tureba ari benshi, hari abari mu mahanga, muri diaspora, hari abari mu Rwanda, hari abari hirya no hino. Ugize icyo basaba no kubaganiriza wababwira iki? Nabasaba ibintu bike cyane. Cya mbere no kudushyigikira,
bakamenya ko amakosa yose twakora uko twatwitwara byose muri sinema turi abana b'abanyarwanda nta hantu bafite ho kudushyira ni ukuvuga ngo ni ukutwakira ahubwo noneho bakadukosora mu buryo bwiza bakatubwira ukuntu byagenda turi abana b'u Rwanda ikindi cya kabiri ni ukudusapotinga mu kureba ibintu byacu kubisharinga ibishoboka byose bakabikora icyo ndangirizaho ni ukujya kuri YouTube channel yanjye mwayipininze hasi bakore subscribe bakore share ku karirimbo hari n'akandi kagiye kuza dukomeze dusapotingane tugira ahantu tugera wow urore baguhaye mu mpanga ikakubura ni iyi kakugora ukavuga uti n'iyi ngiyi ndagowe mana yanjye ni iriya ya mbere nakinye yo kunigana aho kunigana byaragukomerekeje biriya byaranyishe iyindi yangoye hari sene twakinye ndi muri benyuwari sinzi ko wayibonye oya ndi njyenyine bikaba ngombwa ko igice cyose cyo hejuru kigaragara n'icyo hasi cyose kigaragara ariko wenda iriya nayo urumva ikiza nuko harimo abatipe gusa ari njye na ba Fred nabandi twari turimo ariko si ibintu biri ko abazayire batari abatipe ariko urumva ntabwo baba barebye ukuntu bayinjiyemo ukuntu wenda bayavuye bari kureba gusa ku kantu rero Fred nawe ni umuhanga cyane azikunda bigenza neza kugira ngo umuntu abone ibyangombwa ibitari ngombwa ntabwo bireba naho rero yagushimishije muri zose iyo ni yakugoye ukavuga uti iyi ngiyi irangoye yagushimishije ukavuga uti none iyi ngiyi nanjye ngezeyo ndakinnye pe numva mbaye umuntu muzima rero iyo atabona ko GF ufite ikindi hatse sinzi kabisa wow wakoze cyane Rwema wakoze cyane Billy ngo mureba hangaha ni Billy wo muzabona mu mpanga ni Rwema arakubwiye ati ngiye nakuriye muri Sunday School ndumuramyi ndahimbaza ariko ikintu gitangaje nuko umuntu uririmba indirimbo zo kuramya abasha no kujya behind agakina role ari Rwema byose ati n'ubutumwa icyangombwa rero nuko umunyarwanda bamaze kumva ubutumwa buba bwagezeho abamaze kumva icyo agomba kumva abanabonye icyo agomba kubona wigeze guteramo akantu uti ubwo impanga yatangiye kunyishyura no kumpa neza baranzashaka umva vuba cyane nagereje uwo muntu aho ari hose nta wari uwo muntu aho ari hose rwose afite amatsiko yo kumva naze rwose ahubwo nawe ufite amatsiko yo kumubona nanjye mfite amatsiko yo kumubona arahari nakumawa nta umusore nkawe muri no Kigali yaba ari singo ngenda bihakanye ngende umuntu mukuru rwe nako Billy ndi umuntu mukuru buriya rero byazikunze mu rusengero arimo kuko niho buri kenshi niho mbandi urakijijwe byanze bikunze mu ma business kora hari warabengutswe wararebye cyanze bikunze no mu wakiriye ubona abonamo cyanze bikunze mu muturanye hariya hari wandeberamo barahari cyane mama nawe arahari aracyahari mama ni umubyeyi mwiza nawe hari yaturebera akadushimira nka mama ati jara rwose agiye kubishyiramo akabaraga ese ubundi wakumye ko bakurangira cyane rwose ngenje nkabwira ngo ngewe tijara afite umukobwa mwiza arasenga akunda Imana aragukunda cyangwa se ngiye kubahuza byajyamo buriya rero ngira ngo ijisho ryiza nibyirebeye buriya rero ngewe sinzi ntago nabyita kwiyemera ariko twasangira gatatu naba namenye ko ari we gatatu ntago ari rimwe ntabwo ari kabiri gatatu nategura lunch 3 cyangwa se 2 n'akadina kamwe naba nabimenye wabibwa n'iki namumenye ni umuntu ufungutse umutwe uzi kuganira ukunda Imana n'abantu wubaha ukunda gukora nta kindi Kriteriya murazumvise yemwe bantu Rwema si umusore mubi ari gushaka kashi ni umusitari nawe rero waza wanyura kuri TK wanyura kuri Rwema direct yabwiye ko adahari uwo muntu yifuza kuzashyira mu rugo kandi ngo ni vuba 2022 irimo iraza 2020 ntabwo yatugendeye neza 2020 nayo nuko twari twitezemo ariko turashima Imana ko 2020 hari byabashije kugabanuka ntabwo ari kuri twe gusa ni ku isi yose cyari icyorezo 2022 turi gusaba Imana ngo izagende neza kurusha 2021 iyi myaka ibiri ishize mvuze mere kuri 2020 yagusigiye irihe somo nk'umuntu nizi somo rya mbere no guca bugufi ubuzima bwacu buri mu biganza by'Imana gusa uziko Imana yize gukigahagarika isi yose ikazimya buji ngo try
noneho Imana irantangaje abakiriya bavugaga ngo ngiye kuruhuka Dubai habe uzi kugira ngo ufite amafaranga ariko utemerewe gusohoka kujya kuyarya uyafite ariko utemerewe gusohoka kujya uretse utemerewe no kujya kuyafata ko ntacyo uri buyakoze arahari ari kuri beka ari kuri Equity ariko ntacyo uri buyakoze ryama kuko twafungiranye tugomba kwirinda icyorezo ryama ukwezi kwa mbere ukwa kabiri ruhuka ngo ruhuka rest kabisa ako twara restinze gusa urestinga mu mutwe naho hari gukora nose biragenda bite kurega twagomba kuryama ariko ibuzima bwakomeza uzi kuba mvuga ngo tijara duturanye igikunda ariko sinjya kumusura ni inshuti yanjye twabivushije ntumutabare kumva ngo mugenzi wararwaye arwaje umwana ntumutabare umuntu utarasigiwe isomo na kino cyorezo ngo ubone ko Imana ari yishobora byose Imana ishobora guhagarika isi ishobora kuyirimbura ishobora kuyicurika ishobora kuyicurukura nyamuneka waba ugifite ikibazo muri iryo somo wakuyemo wasangiza icyo abantu nkuko nari mbikubwiye nasangiza abantu guca bugufi cyane nicyo kintu cya mbere icya kabiri ni ukubaho uhora witeguye guhora witeguye nta kindi si ukwitegura urupfu ni ukubana buri muntu wese amahoro ni ukubana usabana ni ukubana wiringiye Imana ni ukugerageza kujya mu bintu byaguha amahoro ni ukuva muri show off ni ukuva mu kwimpressiona ubane n'Imana ugerageze kubana buri muntu wese amahoro ntabwo byoroshye ariko biranashoboka cyane iyi covid rero yansigiye yuko mu buzima nta kintu kidashoboka nk'uko hari abantu nzi bakoze business ya online muri covid rwose bakajya uyu munsi babonye breakthrough barakomeye akaba abandi nabo business zabo zabaye ukuvuga ngo rero ibintu by'Imana nyine nuko nguko bimeze ni iby'Imana reka dusoreze ku isengesho dusengere papa hanyuma reka mbanze gushimire cyane iko mwantumiye Imana ibaho umugisha wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu ari kugutumira ni witaba ubutumire ntago nari kureka kwitaba kera hari ikiganiro bajya gukora kuri RTV cy'Igiswahili East Africa Connection nkaba ntazi Igiswahili nza gushaka umugabo witwa Ejide Bizima iyo ndirimbo naranayisohoye ndaza kuyikohereza iri mu Giswahili arayinyandikira ndagenda ndayisohora ifite audio nashaka no gukora video mvuga ni gute uriya mudamu azanyakira hari ifoko nkuri Igiswahili none sigana cyo kikubwetse nzavuga iki rero nkajya mvuga mambo vipi tuko mvuga nizagerageza uburyo bwose nzajya nsubiza ibi bintu ariko urwego byari biriho siko wa muntu yari akaze man ngo ninjiremo hari ahantu basaba kuba nasohoye indirimbo y'Igiswahili njya muri studio irahari ndaza kwikumvisha nuko utabimenye buri yumvugisha tuba twararashatse ubundi buryo tuganira je numvaga ngomba guca mu nzira za nyazo rwose umuririmbyi w'umunyarwanda urimo indirimbo z'Igiswahili yaje ari kuri RTV rero ndashimira Imana ko yangira ubuntu bwo kubasha kukubona live amen Imana ishimwe cyane rero nakadusenge dushimira Imana Mana turagushimiye kuri umwanya mwiza watwemereye kubamo watugiriye neza bagire neza abakurikira babasha gukurikira babasha kugira icyo bavanamo natwe turi hano twabashe kunguka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ndasabira umugisha iyi TV yanumiye hano hantu dusabira umugisha tijara kugira ngo ukomeze guha umugisha imirimo y'amaboko ye kuko ijambo ryawe riratubwira ngo uzaha umugisha umurimo w'amaboko yacu niyo mpamvu musabiye umugisha udasanzwe niyo mpamvu musabiye umugisha mu byo akora byose mu muryango we mu bana be data wera turakunyuze kugira ngo uyu mwaka tujye kwinjira mu mwaka udasanzwe ku buzima bwa cameraman ku buzima bwanjye ku buzima bwa tijara ku buzima bw'abanyarwanda ku buzima bw'abakurikiye iki kiganiro bose tuzarushaho gushira hejuru izina ryawe ni mu izina rya Yesu Kristo bisabye nizeye amen akoze cyane amen uradusengeye ntabwo ari kubira amaso taduhaye agasengesho uri umuntu ukunda Imana Billy naho ubutaha tuzongera kugutumira indirimbo yasohotse mu byumweru bibiri premiering tuvuga urugendo rwayo kuko ifite urugendo rurerure hari audio hari video uko yakozwe ndetse n'ubutumwa burimo uzazana byose bidusangiza mwakoze cyane murakoze nawe yes mwakoze abakurikiye Moriox Media twebwe naho mukanya